wabonye urugamba ruriho rw'uwitwa Pasiteri Claude, uwitwa Pasiteri ngo niba ari Papa Bitangaza, Apotre Abrahamu, Pasiteri niba ari Dr Apotre Mukabadege. Ariko ibaze umupasiteri ushobora kujya gusambana yava yakabati ngiye mvuye gusambana. muri bose saro bivuze ko yavuye. Nese ubwiye mugeze bati twajyanaga mu Buraya, undi ati mwandaruriye umugabo, ubwo ikindi bamuraruye se yagiye mu biki. Ariko hari ikintu nshaka kuzakora ubushakashatsi ko tujya tuvanga abakobwa n'abagore ngiyo zibaye 100 barasara, abagabo bo biba bingaye. Niba hari ikintu gikomeye kibaho, ikintu cyitwa ngiye kubivuga ko ari 5, ikintu cyitwa kubera Imana imbwa. Niwumva induru z'aba bagabo b'abapasiteri benshi n'abavuga ubutumwa benshi bahoraho, ni bibiri bihora mu matwi yabo. Twararyamanye byagenze gutya yaranyimye papa, uri kumva iyo ubibye urubuto ubibye nirwo rukugarukamo. Ntabwo wambwa ngo uri pasiteri wirwa utuka ku bantu nako bambariyeho. Ubwo nyine so umwuka donc roho mutagatifu nitahita roho mutagatifu ra esprit kuzuye. Umuntu sozi ko umuntu agaragaza ibimwuzuye, umuntu atanga icyo afite, watanga ikintu udafite. Esprit kuzuye ubwo niyo ngiyo. Claude nta nubwo noneho mbikubwiza ukuri rero iyoma n'abana banje ntabwo batize kuzibagirwa ko ari baba bakuye amata mu kanwa. Nino mbikubwire wa mugomewe, ninjiye mu muryango wacu konti yanjye ibaha amafaranga, umugabo agira amafaranga kuri konti ye, urugo rwacu dufite uko turi managinga. Umugabo wanjye uratangira umujyana mu mayoga, umugabo wanjye umuvana mu rugo. Kora wigeze umbona nza kukuvuga ko uri umusinzi, kora wigeze ubona nza kukuvuga ko uri umusambanyi, kora wigeze ufata Papa Bitangaza umujyana mu karere ka Bugesera kwa Sarongo, muragenda bafatira amarogi. Tube clear abantu muri hano ku social media, Claude muramutinya n'abakora inkuru ze mukoraho mukandaho gake, sibyo? Claude muramutinya n'abapa ngewe sinajyaga nsanga hari kuri Aroma bari ase bamutinyira iki? Bafite impamvu mutinya ngande yo kandi ibintu ni Pastor Claude wari ubirimo. Nabwo ni wari ubisubiye baraziranye nakubwiye. Pastor Claude niwe wagerageje kugira ngo abantu biyunge. None se ubwo bati waradusenyeye ejo gasanga rero waje kunga ubwo ibyo bintu turamenya ari ibiki. Abana yarakantu bivanye Mama Bitangaza karansekeje, niyo mpamvu abonye ndi kukumva na set. Surebe uko bica bura cyo zari ikintu kijya kinsetsa ku kintu cyitwa umugore n'umugabo. Bura mwana ujye ukora tansiyo nubona umugore n'umugabo, ujye ukora tansiyo bamwe ngubwiye ngo ujye ukora tansiyo. Muragiye mukoreye ayo mabi aho ngaho, mwayagumishije aho ngaho muze kuroga abana banyu ngo bigende gute. Akuze umwana kwicara nibyo tujya tuvuga abantu benshi ngo tubafitishe. Ubu nk'aba tuba tubafitiriye ishyari, ijari ishyari ry'ububwo niyo twabagira ishyari. Yes, reka nanjye ngusuza aho dukurikiye n'iby'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe muri uyu mwanya. Katugushimira kuba warahisemo iyi channel dusuza inshuti ziri mu zacu ziri mu bihugu bitandukanye, duhereye ku bari hano mu Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, ibihugu byose duturanye, muri diaspora zose, yaba diaspora nyarwanda cyangwa se diaspora ndundi. Reka tubabwenga amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda Prince Robert. Nishimiye ko nyakubana nawe Robert. Naye ndabyishimiye. Umeze gute? Meze neza cyane. Bino na amahoro. Ndashima Nyagasani. Umunsi fize ntibigeze kuvuga ngo ushaka kuba pasiteri. Kuba pasiteri? Ese ubundi umurimo nkora suri pastoral. Ubu bakubwiye bati tugusuka amavuta wahita ubyemera? Bande? Buhinda abantu runaka. Bo muri dini runaka. Yo mu idini runaka. Ntabwo idini nabemerera. Simba naramubaye se kera. None se wa pasiteri Mwitorero. Irihe torero? Rya Kristo. Rya ADEPR? Oya ADEPR si ADEPR wapi. None se rya Kristo twaribwirwa n'iki? None se hari itorero rutanyuze mu baririmo buraba babizi. Ariko byanga bikunze itorero rinyura mu idini. Oya. Ndakora heda. Reka ibi bitubyihorere. Oya tubyihorere kandi. Reka ibi tubyihorere. Ejo nibwo nari kubwira umuntu ati uyu munsi ni umunsi w'ubururu n'umweru uri kumva. Yego. Mubwirani rero ibintu biba byahuriranye
buriya inzira zose zigera i Roma. Impamvu uvuze ngo tubyihorere na reka wenda mbivugeho gatoya. Inzira zose zigera i Roma. Aya madini yose ubona umutekereza wayo ni Kiliziya Gatolika. Sibyo? Yego. Ubwo rero impamvu ntakemera nuko numva ntakorera Kiliziya Gatolika. Yego. ADEPR igize ikikavuga uti paruwasi ya Ndera turayiguha uzubaye umushumba ndi umuntu w'umuhatari kuki ariko inzira mba nzizi kata mba nzizi kumva banaragiyeyo si okay reka wenda nere kuvuga hano kuri kamera dore ko hari igihe duca inkoni zizadukubita ejo hazaza sibyo ariko anaje yanjye nuko nemera nuko ndi ntago nakemera kujya kuba pasiteri mu idini runaka kuko hari na proposition nagiye nakira z'abantu ndabyanga so ko kuba pasiteri ari bibi sibyo ariko kugeza uyu munsi no kuba pasiteri kwitwa pasiteri bikwiye gutekerezwaho none se Robo wakwemera kuba pasiteri hehe tubwiza ukuri byagorana kugeza uyu munsi nka hano mu Rwanda sindabona icyitwa idini nahita mpamvu ati idini ndigiyemo n'aba pasiteri nkubwije ukuri pe sibyo wenda hari ribayeho nkabona birashoboka nakubwanira birahari ariko up now naryo mbona ADEPR usengeramo ntago yemera ADEPR usengeramo nayo ntago yemera uyu munsi uzi impamvu ntakemera ndayemera ariko se nakemera kwa pasiteri kubera iki rero kubera ibyo mbonamo reka mfate nk'urugero rwa hafi nk'ubu sinanezezwa no guhora ncuragizwa gute kuba uyu munsi n'abaye pasiteri bakama agatuti ejo mu gitondo bakankuraho sibyo nk'ubu evo hari ibintu ariko nanone Roba nose ubu Kristo we ko yaje ntiyapfuye igihe cye kikarangira akagenda nose baracyari mu isi aracyadupfira rero yaragikoresheje kirarangira nawe bashaka kuguha agatuti uyu munsi igihe cyawe cyarangira bakagahaka abandi nibyo nibyo nashaka rero kubera iki byo numva uri pasiteri nuse niba dushaka tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo Kristo we kugiye cye cyarangiye akagenda kucyumva ko igihe cyawe kitarangiye kigomba guhigiraho ku idini tujya ku bya Kristo aho mugeraho ikirenge arega abantu nuko batarakira uri kumva ko itorero rya Kristo rihabanye kure uri kumva n'idini nicyo kibazo urumva nk'uko twari tugiye mu idini nge mu idini umaye kuba pasiteri forever nakemera ariko ntibikunda ntago bikunda urabyuka mu gitondo ndakaza akavuga ati vaho ariko nibyo nk'uko ibihe biraho bitsimbana n'itero ariko mu itorero niba winjiyemo umwuka wera akaguhitamo kuguha pasiteri nk'uko Bibiliya ivuga ngo bamwe yabahaye kuba pasiteri ni ukuri Imana iyo ibonye ufite inshingano zo kuba pasiteri ntizi kwambura urumva itandukaniro mu idini ho bashobora kuri kwambura ariko mu itorero iyo Kristo aguhaye wenda n'urugero akavuga ati nguhaye uyu muhamagaro cyangwa se nguhaye impano ntago ayikwambura buriya abantu benshi usibye kuyeba bakava mu byizerwa iyi Imana ikwihereye impano sibyo ntago ayikwambura ariko idini ishobora kuguha inshingano ejo rikari kwaka kugira ngo abantu bumve iyi logique ndi kubabwira birashoboka sura nk'u ADEPR kuno bari mu mpinduka no mu mavugurura umuntu wagiye muri ADEPR akabahabwa fonctionnement biri pastoral atari Imana yimuhaye kuva baramwirukanye zahitarangira ariko umuntu ufite fonctionnement pastoral ivuye mu ijuru niyo ADEPR yamuhagarika azakomeza umurimo wo kuba pasteur none se kuki nawe icyo gidini ryaguhaye inshingano bakaza bakazikuraho kuki utazikomeza nyine kuko ako waretse nkazama nkategereza nkamanza nkishingira iryanjye ahubwo icyo cyari igisubizo noneho nkabafonda aho kugira buriya ntukishimire ko abantu bagukoresha uzishimire gukoresha abantu nibura nanjye nkabafonda uri kumva nkajya ashyirwa mu mubare w'abagitwaza amasasu uri kumva ba minyoni yanga bikunze uzakenera uzakurambikaho ibiganza nzakenera undambikaho ibiganza nta ribi ariko bavuga ati siwo w'iri dini ni uyu nguyu sibyo byiza noneho reka kuba pasiteri reka twinjirira abapasiteri bo mu madini ubagaye iki bagaye ibintu byinshi cyane turimo nka 5 noneho ikintu cya mbere mbagaya reka nkoresha ijambo ry'ubumaraya sibyo
ijambo ry'ubumaraya uti ubumaraya gute bwo nshingiye kuri Bibiliya iyo ivuga amadini yita maraya sibyo nabo hari ukuntu bakoresha Bibiliya sibyo nka reference yabo nk'ijambo ry'Imana ariko kurikira mu bikorwa bikabananira. Reka mfate nk'urugero rwa hafi. Ubu uyu munsi si turi muri agenda yuko abana batoya b'imyaka 15 bajya kuboneza urubyaro sibyo tegeko rwose rikwigwaho hari niba itaratorwa simbizi. Tegereje ko president buri arisinya ko abadepite bamaze kuritora sibyo ariko mu by'ukuri twinjire mu muryango neza. Uyu munsi planning familiale ikoreshwa hano kwa muganga ifite ibyiza ikagira n'ibibi sibyo ku badamu bazikoresha n'abagabo bazikoresha harimo ibintu byiza hakaba n'ibibi kandi ni ku buzima bwubakitse nta kintu kitagira ingaruka mbi ni nziza. Abagabo harya nabo baboneza urubyaro arabo bajya kugira nyine bikarangira nicyo bita vasectomy sibyo kibazo wa mungani ugakona ko mise nkatekereza akikigiye ku mugabo biba birangiye ntago bakongera kubyara biba birangiye nta n'umugabo kwemerera shabemera niba keya kabisa sibyo menya hari nabemerana nyuma yaho bashaka kwata kukina kozi ibingibi mu by'ukuri umwana w'imyaka 15 wumvishe mu bitangazamakuru decision ze ziba zimeze donc ibitekerezo cyangwa se n'imyanzuro ye mu bijyanye n'amategeko urabizi ko abatarabasha kumenya kwifatira ubwo nabuze abataremererwa kwa kwifatira ibyemezo. Urabona abantu banyumve neza ntago ariko bigeranyije ko nari nabuze example typique ntanga. Urabona nka bino bigori bikera by'imibeya mwisi imitekerereze uyu mwana w'abakiri umubeya wajyaga wumva abantu bafunga uri kumva abanyeshuri bafunga babagabo babahehesi na bamaraya bati senene zamenetse imibeya yabonetse uri kumva donc mu mitekerereze abakiri abantu batoya ariko nk'ejo bundi naratangaye ibaze kubona aho umupfumu yicara agatanga igitekerezo akaba ati ibi bintu ntago ari ugasanga mu bapasteri bose kubera kutajyana indya mu kanwa yego nta muntu uvuga ati ibi bintu nta no mushaka kubyopoza bacecetse kandi bajya gusoma bari kutwigisha Bibiliya ngo twawe umwuka utari ubwoba kukimwanga kuvuga n'ibintu bitaragira ikintu bibatwara. Ubu kuvuga yuko umwana w'imyaka 15 niba abadamu bajya kuboneza benshi n'abaganga barabizi nuko banga kubivuga sibyo abenshi bigira amaefe hari abusanga byabateye kunanuka sibyo hari abusanga byabateye kubyibuha cyane hari abusanga bagize efe uri kumva zo kuva nibakame cyane. None shushanya iri tegeko abantu bagiye gutora uri kumva sibyo rigiye kubaho rigatuma umwana w'imyaka 15 ajya kuboneza na mama wataraboneza. Oya hari n'abavuga ko ni bivugwa nta bushakashatsi nakoze yego hari abavuga ko bira binini ku bantu babinyweye ari batoya hari igihe ishobora kugeza igihe cyo kubyara bikanga babiri banga ese abana baba barishuye mu busambanyi ashaka yageraho kubyara bikanga yego erega nabo bashatse nabo babyeyi bashatse ari jya kubitama k'imyaka 5 sibyo yagakubitama k'imyaka 5 mu rwego rwo kongera ukabona iri daborinze bigeze ku myaka 10 atarongera kubyara bikanga kabisa bikanga burundu sibyo. Rero niba abapasteri bashobora kwica donc turebe nama ishu menshi agiye atandukanye agenda baho ugasanga habe no gutanga n'amayide yawe no gutekereza kandi ngo bari kuvugira Imana nicyo Bibiliya ivuga tuvuge nka kuri iki kintu cy'ubutinganya evo usibye bano bantu baciriritse batoya bantu barutwa na mugwiza n'iki kintu cy'ubutinganya abapasteri barociye bararumira ngo batavuga niki injya mu kanwa kandi n'ubundi uri kumva ariko rero roba ngira amadini n'ubundi muzamera nka Jessica oya Jessica namuzi oya wa mukobwa ejo ndari gukinisha yafi ikamumira ira nkuru ni impimbano nishaka ibimpimbano ariko ibisomo AI kabisa kuko byasobanuye ko ngo ari amashusho n'umugabo wayakoze ashaka gukanga umwana we
birangira amashusho agiye hanze y'abantu bayafata nk'ukuri ariko mu mitwe y'abantu hari abazi ko ari ukuri reka Yego. tuyifashishe nashaka bimimbano ariko bisoma n'abapasiteri benshi bagiye batandukanye mwicecekera mukanga kuvuga bizamera nka wa muntu woroye ingwe uri kumva akajya yirirwa yikinisha finally bikarangira igize gute imuriye icyo nangiye kuvuga ndavuga nta bapasiteri reka ndisaka tujye tunabumva rimwe na rimwe iyo bikomoka iyo ngiyo mu burengerazuba bwaryo muri Amerika sinumvishe ngo idini barihaye ntuza ry'abangirikani mu bangirikani ariko nabonye byarihaye ngo umugore niwe ubiyoboye kabisa ubwo no muri lesbienne ese ubwo urumva avuga ni nyamukana ese ubwo niba aho bakomoka iyo ni side imwe reka tujye ku yindi side niba aho bakomoka batangiye kubyeza cyane ko n'ubundi intuza mbere idini ryacu rifite ukuntu ryari ryarabiyomoyeho n'ubundi harimwe n'andi madini menshi ndabita amadinira ubwo n'angirikani yo mu Rwanda amatora y'abangirikani mu Rwanda iri yaremoye kuri ririya ryo mu Bwongereza kandi iry'Ubwongereza zane ryo rifatwa nka Eglise Mère yabo iryo nibo bakuru niho papa wabo ariko mbivuga ariko bari barabiyomoyeho none deja kandi kubera icyo kintu cy'ubutinganyi n'ubundi none ubu ngubu bashyizeho noneho umupasiteri rega baryiyomoraho isi yobowe n'umwuka wa Satani igira ihame rivanga inyamaswa nini ry'intoya muraryiyomoraho hose gute kandi ari inyamaswa nini muzaba umuhigo waryo reka tugigaruke watangiye kunyumva none impamvu nkubwiye ibyo kuba pasiteri bubyihoreye ndi kubona amazi atari tujye kuri iyi sayidi iyi ya mbere sinyirangije y'abatavuga n'injya mu kanwa bakicecekera n'abasaza n'abagore bakomeye n'abandi bose bakaruca bakagira gute bakarumira kandi babona ibintu biri gukomera n'imiryango iri kwangirika babibona tujye ku yindi sayidi y'abandi bambaye umwambaro wa pasiteri wabonye urugamba ruriho rw'uwitwa pasiteri Claude uwitwa pasiteri ngo niba ari papa bitangaza Apotre Abrahamu pasiteri niba ari dogiteri Apotre Mukabadege pasiteri dogiteri se nawe jya kuri titire urebe ko ataba dogiteri gitinya abantu babyuka mu gitondo kumva ngo naba dogiteri wowe ntabwo umugabo yaba dogiteri we ntabe dogiteri ubwo urumva bibaho none se abitwa ba pasiteri Justin ubwo navuze nahereye kuri ya sayidi y'aba banyacyubahiro cyanyu bicariye umuriro oya ugarutse ku bantu benshi uhereye kuri pastor Claude ujya kuri Apostle Abraham papa bitangaza n'umugore we papa bitangaza ni pasiteri Habimana n'umugore ni pasiteri Kirezi ari Claudine ujya kuri Apostle Mukabadege yego pasiteri Justin saba waruvuze mvuze nkwaye urugero rwa umbwiye narondora benshi nazo nshaka ngo mbere nkabo reka tugaruka aho ngaho kuki ugarutse kuri abo ngabo nuko nabonye ubwambure bwabo nkazanyendeza uri ibiti bwasaka hano ku mbuga nkoranyambaga ubwambure bwabo none se nkubeshye ariko ibaze umupasiteri ushobora kujya gusambana yava yakabati ngiye mvuye gusambana muri bose saro bivuze ko yavuye nese ubwiye mugenzi wati twajyanaga mu Buraya undi ati mwandaruriye umugabo ubwo ikindi bamuraruye se yagiye mu biki ariko reka tugaruke kuri aba bantu batatu wenda baburahamu tube tubaretse na ba Justin yego tugaruke kuri Claude papa bitangaza na mama bitangaza babyita ngo famille bitangaza yes aba bantu ni n'abakera ahubwo ndi kwibaza kuki izinduru zabo zihora zigaruka uziko nari ndimo ndeba nko mu myaka itatu ishize nabwo byari bimeze gutya ari umuriro kandi nabwo hajemo ibintu ngo by'inzoga n'abagore none numvishe n'ubundi muntu uri kuvugwa harimo kugarukamo inzoga n'abagore ubundi wamugana ishusho y'aba bantu bite byabo ariko hari ikintu nshaka kuzakora ubushakashatsi ko tujya tuvuga ngo abakobwa n'abagore ngiyo zibaye 100 barasara abagabo bo biba bingaye byanze bikunze aba bantu akajagari k'ibitekerezo karongera kabagaruka burasureba Evom iyo wabibye imbuto nziza mu bantu kabambika nka kuri atabita yabambikaga ukabagaburira ukabagirira neza uri kumva ibyo bintu ukoze iyo ugeze imbere waba uriho cyangwa utariho byisubiramo kuko ibitekerezo by'ibyo wakoze bigendwa biganirwa nabo wabikoreye iyo umuntu umugaburiye aricara akaba ati mana
sinzibagirwa igihe nari nshonje umuntu akagira gute akangaburira. Nk'ubu ndi kuvuga ibi ngibi mbamise nibuka abantu b'ababyeyi b'abamama bagiye bamfata mu biganza mu rugendo rw'ubupfubyi nagiye ngira. Umuntu akagufata akaboko akakwambutsa ahantu utabasha kwiyambutsa. Meme n'uyu munsi ari umuntu wicara akavuga ati Roba akira mufate mu biganza. Uyu muntu mu myaka 2-3 iri imbere nzibuka icyo yakoze kuko yangiriye neza. Niyo ukoze ikintu kibi hantu wagikoreye na rwa rugendo wagikozemo kiragukurikira kikongera kikagaruka. Buriya reka nkubwire, nubona abantu ibintu bakoze ahashize biri kongera kubagaruka biba byongeye byabize byagarutse mu bundi buryo. Niba hari ikintu gikomeye kibaho, ikintu cyitwa ngiye kubivuga ko ari 5. Ikintu cyitwa kubera Imana imbwa. Kubera Imana imbwa? Ni gute ubwo? Kambisobanure. Kubera Imana imbwa, urabona Bibiliya iravanga Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakunze umuntu Evo ku rwego rukomeye, uri kumva, igera ku rwego yitanga ubwayo kugira ngo umuntu abashe kongera kuva mu bubata bwa Satani. Urwo rukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo n'ibindi byose irabimuduhana, uri kumva. Ariko urwo rukundo Imana yitanze umuntu kugira ngo imusabe umutima wo kuyizera byonyine. Abanyarwanda bacu baca umugani bakavuga ngo umuntu usaba uwo yimye aba ari imbwa, sibyo? N'uwimu wamuhaye aba ari imbwa. Niba hari abantu babera Imana imbwa, ni umuntu uhora abwira Imana, Mana wamaye inzu, Mana wamaye umugore, Mana wamaye numa kamena zagusheye Imana, nongera gutyo bizagenda gutya. Aba bantu bose ubona nunyambutse urupfu. Uzi amasengesho imihigo abantu bahize si 31 tumaze. Abwira Imana nuturengera ukadukiza ubu bugome bw'umwanzi Satani buri kutuba hejuru, uri kumva. Bamwe Imana ikabambutse. Ariko reba 30 imyaka 31, reba ibintu turi kuyitura. Aho umugabo ajya guhena hejuru y'undi, umugore akajya kuri gata mugenzi we mu gitsina ngo bari gukora imibonano mpuzabitsina. Umuntu aba ari imbwa. Uwo ni uwa mbere nguhaye, sibyo? Umuntu wabwiye Imana akayibwira ati Imana uzandinde, uzanyambutse, uzabigenza gutya. Imana ikamwambutsa aho kugira ngo yibuke ineza Imana yamukoreye. Uyu munsi bakaba bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ntihagire n'umwe uvuga bose ngo harimo agafaranga nikabemo nta kibazo. Bibiliya iravuga ibintu murabikora Imana ikabiyora mukagira ngo ihwanye nabo. Uwo si uwa mbere. Ikindi kintu, buri ikintu cyitwa ubusambanyi, sibyo? Abantu bose turabikora. Tagira uvuga ngo ndi gutunga urutoki, sibyo? Abantu bose nanjye ndabikora. Nudukurikiye nawe urabikora, uri kumva. Ariko niba hari icyaha kibi cyongera kikagaruka umuntu, sibyo? Ejo kikongera kikigaruka kikisubiramo, ni icyaha cy'ubusambanyi. Iyo uryamanye n'umugore w'umugabo wa mugenzi wawe cyangwa se umukobwa wa mugenzi wawe cyangwa umusore wa mugenzi wawe, donc uburyo bwari bwo bwose ubikoze mu buryo Imana itabushyizeho bwemewe bw'urushako, uzi ikintu kibaho, uhaguruka aho ngaho uhagurukanye n'uwo muntu mu mutwe. Niwumva induru z'aba bagabo b'abapasiteri benshi n'abavuga ubutumwa benshi bahoraho, ni bibiri bihora mu matwi yabo. Twararyamanye byagenze gutya, yaranyimye, papa, uri kumva. Iyo ubibye urubuto ubibye nirwo rukugarukamo, sibyo? Icyo ni icyaka. Ikindi, ikintu cyitwa kwicana cyangwa se kugambanirana. Buri abantu benshi bazi ko kwica umuntu ari ukumufata ukamukuraho, ari ukumuroga bakamujyanira urusororo. Burya niyo ugambaniye mugenzi wawe mu bwami bw'Imana waragije kumwica, kuko ntago uba wifuza ko abaho nk'uko Imana yamugeneye kubaho. Iyo umuntu yica akabati kanaka niba mufunga, njya numva amakata y'aba bapasiteri bacu hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, abari hasi no hejuru bagutemo bigende gutya parara papa rere ni ibiba bapfa nta bindi, sibyo? Ibi bintu birongera bikagira gute bikagaruka. Niba ugambaniye umuntu ukamugambanira aha twicaranye vodu, umuntu akakugambanira ati bakurangize, wa muntu ibintu ukoze nubwo ari utabigukorera undi azaza nawe agire gute abigukorere. Yego,
yego ubwo birimo no kubeshyirana Bibiliya avuga ngo nzazaba imbwa n'abarozi n'ababeshya bakabikora sibyo rero abantu b'Imana ngiki kintu naniri kuba ati mbere yuko njya kuba pastor nimanze ndebe niba nkwiye kuba pastor pana guhita nza mu kigare ngo ndi pastor for what nutambuka kabiri kuzatwereka pastor tukamenya umwamukorera ntago wambwa ngo uri pastor wirwa utuka ku bantu nako bambariyeho ubwo nyine so umwuku donc roho mutagatifu nitahita roho mutagatifu ra esprit kuzuye umuntu sozi ko umuntu agaragaza ibimwuzuye umuntu atanga icyo afite watanga ikintu udafite esprit kuzuye ubwo niyo ngiyo ni iki rero tubona uri kumva ushaka kumenya ati Robert urashaka kuba pastor nkavuga ati wabaye byihoreye nkamanza nkareba iyo byerekeza ko mbona ibintu byabaye hatari ndagira ngo tuze kwifashisha wenda amajwi y'aba bantu kugira ngo abantu baze kumva ko nibyo turi kuvuga wenda atari bihimbano none wenda tuze kugaruka nyuma tumaze kumva reka duhere kuri mama bitangaza twumva hano ibyo yari arimo avuga kuri Pastor Claude yego ntekereza ko niba naramugeze iwe nshonje usonza ntabwo ari icyaha kuko tujya tubona n'abantu bari bakomeye cyane basubira inyuma bakananuka bakikubita hasi niba nari nshonje yakagombye kuba yarangaburiye ariko ntaze kuntaranga mu rwego rw'isi kandi niba kuko nari nambaye ubusa ntekereza ko niba kuko nari nambaye ubusa kugira ngo ngere ku rwego rwo kwambara ubusa byaturutse kuri we Claude nta nubwo noneho mbikubwiza ukuri rero iyo ma n'abana banje ntabwo bateze kuzibagirwa ko ari we bakuye amata mu kanwa none mbikubwire wa mugomewe kora uyu munsi kubaho witinyuka ukaza ukavuga ngo ngewe nimbabarira abantu bose mu nyumva ninjiye mu muryango wacu konti yanjye ibaha amafaranga umugabo agira amafaranga kuri konti ye urugo rwacu dufite uko turi managinga umugabo wanjye uratangira umujyana mu mayoga umugabo wanjye umuvana mu rugo utangira kuzajya umuhereza nk'amapasi y'abadiaspora ngo azanjugunye no gutunga urugo ngo biragoranye biravunanye ibyo bintu byose korose nigeze ndakivuga butumwa narakomeje mvuga Yesu muzima babambwa kabamburwa narakomeje mvuga Imana kora ukababazwa nuko umugabo wanjye wamuzereranye ataheruka mu rugo uwo mugize igihomora ukababazwa nuko aje kuri cano simvuga umugabo wanjye yarabaye nka Debora Rufonse yamugize kuriya niyo mpano ya Claude Rufonse ahantu ari Claude nihabari niho wamushakira nuvuga ngo ubari bwose aho ndaza koza ko bitangaza kama bitangaza wanza avuga nageze ku rwego koro nza kubakiza hano bita ko abanyangira cyari irasanze mu ruhetsi bamamagaye ngo mugiye kuhicanira ariho mumaze iminsi murara mu marogi yaho koro nari superstar ndi ku rwego rwo hejuru mbwiriza ku maradiyo nkabwiriza no ku ma YouTube ariko sinigeze nzana inkuru kuri YouTube ngo mvuge n'umugabo wanjye cyamvuge ibitabapfu kuko nari nzi neza ko kubaka urugo ntabwo barwubakana ibihaza ahubwo ni umutwe uri mu bwonko uri mu bitekerezo nari nzi neza ko igihe kimwe umugabo wanjye yahuye n'inshuti mbi agahura n'umwangizi w'urugo agahura nka rwaruyuzi rwahuye n'urumonyo rukagenda rururyaryata ariko igihe kimwe nzavomerera amazi ariko rukongera rukashibuka nari mbizi ko umugabo wanjye atari mubi ahubwo ari wowe umugize mubi weho buri gihe ukazajya uhora uncungiye ku itangazamakuru wambana ukabona ndi guseka nkora ibiganiro ku Mavuta TV nkora ibiganiro kwa ba Pasi Impanuro nkora ibiganiro ku Mbembura ahantu hose ugahora utegereje kubona ngo mama bitangaza yavuyemo papa bitangaza niyo ntego yawe ngo kugira ngo ubone tubaye ba divorce nkuko nawe wariwe kuko wari warababajwe no kubona papa bitangaza mugenda nawe afite urugo kora ibyo ngibyo umaze kubona ko bidashoboka ko papa bitangaza afite umugore ukomeye mu bwonko kandi ukeneye no kwiyubakira urangije urazenguruka uraza twapfuye ifoto urabizi neza ko nta cyaha twagukoreye koro niba singucyuye ngo narakugaburiye ariko urabizi ko njye se nakugaburiye mu rugo gusa njye najyaga muri hoteli mu mabara akomeye nkabwira umugabo kandi ubwo umaze iminsi umwererana umwirukankana
kabwira umugabo ntihamagara Korode aza tumugurira inkoko kugira ngo mwereke ko ntafite ubwenge nk'ubwe. Kora ukaza nkagusekera ko nari nzi neza kuko njye nzi ijambo ry'Imana, nari nzi kuko mwamaze guterwa, Satani yamaze kubafata, ariko ko nzabagaruza amasengesho. Tukarya inkoko. Umugabo ntanga ni Desire, Pastor Desire yigeze kudusanga ahantu bita hano Nyacyonga, hadusanga ahantu twicaye turi kurya bari kunywa amayoga yanyu, njye niwereye kuri fanta. Kora wigeze umbona nza kukuvuga ko uri umusinzi? Kora wigeze ubona nza kukuvuga ko uri umusambanyi? Kora wigeze ufata Papa Bitangaza umujyana mu karere ka Bugesera kwa Sarongo, muragenda bafatira amarogi, muragenda babaha ibyumba muri nuza yiwe muri hoteli, muragenda mu bamakoro. Uru rugo nararwikoreye imyaka myinshi rurambabaza kubera wowe, urankomeretsa. Kazajya senga navuga ngo Korode yaje ku buzima bwacu tubanye neza. Koro Imana izaguhana nikwereka Abanyarwanda, izabakwereka wowe uri hasi chini. Muri dushatse ntitwarekera ha urugo rwanjye n'uyu munsi abana banjye ntibazibagirwa ko ari wowe ubateye ibibazo byose duhura nabyo. tekera hano harimo ibintu rero binakomeye. Uyu mugore yavuze ibintu bikomeye, avuze ati urugo rwanjye ntabwo abana bazibagirwa ko Claude ari wowe waduteje inzara, ibibazo, waduteje ibikene. Hajemo ibintu by'ubusinzi ngo n'amayoga, hajemo ibintu by'ubusambanyi. Ibyo ni amagambo ya Mama Bitangaza. Biragoye kuvuga Claude kuko iyo umuvuze arakwitaba, sibyo? Ariko twe ntabwo tumuvuze nyine. Reka tushingire kuri ibyo ngibyo nabaze kumva ko ari byo twashingiyeho, sibyo? Hari ikintu kimwe nabonye kuri Claude n'abandi bantu bagiye batandukanye gikomeye, sibyo? Hari ukuntu abantu bagira amaboko mu buryo ubwo aribwo bwose runaka ntazi, noneho ayo maboko umuntu akayiringira. Ariko Salomo yanditse ijambo rikomeye Eva, arandika ngo habaho igihe cyo guhagararirwa, sibyo? Igihe cyo gutabwa, habaho igihe cyo gukomerwa amashyi, akaba n'igihe cyo gukwenwa. Ngo kandi ibyo bintu byose bigenda bisimburana. Pastor Claude yari amaze kuba wa muntu utangiye kugira publique zimwe yigarurira, sibyo? Ari umuntu uzi gutekereza rero. Yagakwiye kujya kureba abantu kuko urumva baramuzi, baraziranye A a Z. Burya umuntu nakubwira ati Roba ahantu urahibuka. Mu minsi yashize nigeze kujya muri groupe imwe bashyizemo y'ahantu twigaga, ndakubwira impamvu. Noneho muramo n'umutipe, urumva twiganaga muri Trocom hashize nk'imyaka nka 15 16, sibyo? Uwo mutipe ni umudokiteri uyu munsi ukomeye hano muri iki gihugu, sibyo? Uhagarariye n'ibitaro bikomeye, bivuze watangara. Undi ni umudepite. Noneho turuza, nanjye sinoroheje ku rwego rwanjye, sibyo? Turuza twuza ukuntu twayaga tujya gutega icyitwa mine, sindiri bizi muri secondaire, sibyo? Tukajya kwiba ibiryo. Uwo muntu rero ukuzi ko mwibaga ibiryo mu ishuri mufite association twa Jemu, ngo association de grand manger n'urugero ngo haye. Uwo muntu arakuza aragufite. N'uyu urumva ko agize gute amuzi. Uyu munsi nubwo avuze ati narakugaburiye, reka nere kubigucyura, ari n'ubundi buryo nakugaburiyemo, natinda araza kubisobanura ubwo buryo, sibyo? Rero nagira inama Pastor Claude yegera aba bantu, kuko araza kwisanga ahantu uri kumva hakomeye. Kandi njya ngunda kubwira abantu nkabagani nawe yararimo muri abo bantu, nagaga nubona umuntu witwa Pastor Claude, umuntu witwa Ezekiel, umuntu witwa Juste, bakuzanye hano, uburyo bwose waba umeze uzajya uburangiye na Bosco Empire wawe, sibyo? Claude rero ari kugenda amanuka mu mworera, uri kumva gake gake, sibyo? Gake gake biraza kumukomerana. Ari umuntu uzi ubwenge yaza kubegera bakicara bakabihosheza. Naho nibakomeza umwe ati wamaye icyo nditi byagenze gutya, ahubwo na ya famiye ye
ari ibintu abantu batajya batekereza, abantu bakabona sura nk'iyi famiye ya papa bitangaza ni byiza bari kumwe barabanye, ako burya iyo ikintu cyaje kikablokinga family ni hahandi urabona nk'uko kuboko nkurambuye uje ugatereka hano ibuye kwapfa kuresista wimuye ugatereka hano irindi rya kabiri akoko kagenda kagira gute kamanuka, iyo uteretse hano bita bimanuka byose bigahomboka. Niki kintu rero gishobora kuba nk'uyu mudamu wenda ubana na Pastor Claude, aya mabi yose ashobora kuba atayazi kuko hari ibintu ubwira mugenzi wawe uzi ko byagusenyera ukabyihorera, none uba nawe agiye kwicara kuri kamera yumva ati aha byagenze gutya na gutya, sibyo? Kabiri mbwire mama bitangaza, ubwo ndi kubwira Pastor Claude asa nk'umuntu wanaze ikintu muri societe, kuko njya numva inkuru z'abantu benshi bagenda bataka n'abapasiteri n'abandi bantu bose kuko Claude ashobora kuba yaragiye agira gute ahemukira, bakatinya kuvuga bitewe n'impamvu yuko bamutinya. Tube clear abantu muri hano kuri social media, Claude muramutinya, n'abakora inkuru ze mukoraho mukandaho gake, sibyo? Claude muramutinya, n'abapa ngewe sinajyaga nsanga hari kuri Aroma bari ase bamutinyira bafite impamvu mutinya nganze yo kuko abantu Claude yagiye akoma n'abapasiteri n'isengero nyinshi muhurira inyuma ya kamera akagoye ati sha Claude we ntago ese waza kuri kamera ukabivuga, urumva nkanjye urugendo rwanjye ntago tuziranye, sibyo? Ariko bahuranye nawe muri Diweri baramutinya papa, uri kumva? Ubwo rero iyo umuntu bamubitse bamutinya, hakazaba hari igihe kimwe bazabona upfunduye, ubu ugiye kutangira kubona abagore baza hano ati ngiye yangize gutya na gutya, undi ati mbivuge, undi ati dore amafoto, sibyo? Kubera iki? Ariko ari umuntu uzi kurinda privacy, yaramaze kuba umuntu ufatisha, uri kumva? Kuko muri kutera imbere harimo n'abantu baba batakwishimira, si bamutangiye avuga ngo ajya kuraguza, wajya kuroga ngo araterekera ngo arasambana n'ibiki byose. Iyo abantu batangiye kukwataka, wowe uri umuntu uzi ubwenge, ushaka ukuntu ugira gute ubikumira. Ko turi kuvuga Mutesi ataraza, ubu nawe ko agiye gufata umwandiko avuga ati waramvuze ataha. Reka twigarukire wenda ku kibazo cy'umuryango. Aha abantu baragiye bati Pastor Claude niwe wadusenyera urugo, none bari kumwishyura ubwo nawe bagiye gusenya urwe. None barashaka gusenya, none si ukurikije izo mvugo urumva badashaka ko. Ahubwo ikibazo nanone mfite ni kimwe, baragira bati Pastor Claude wadusenyeye urugo, ariko nanone mu minsi ishize ubwo nanone rwari rwambikanye ngira ngo nta mwaka urashira, yego, kuko niyo nibukareza nko mu kwa 12 ukaba papa bitangaza haje avuga ati nyema mama bitangaza twaratandukanye. Kabana nabanya mitwe mwana tujye dukomeza dukomene ingasi. Reka nkubwire my dear, ntago ibi bintu navuga ko byari ntuza, byari plan, kuko nge nagiyeyo twamaze umunsi wose mu biro bya gitifu w'akagari turimo tubunga, kandi ibintu ni Pastor Claude wari ubirimo. Nabwo ni wari wisubiye baraziranye nakubwiye. Pastor Claude niwe wagerageje kugira ngo abantu biyunge. None se ubwo bati waradusenyeye ejo gasanga rero waje kunga, ubwo ibyo bintu turamenya ari ibiki. Abana yarakantu bivanye mama bitangaza karansekeje, niyo mama bonye ndi kukumva na Seta. So kira abana umwana aricaga kugira ngo arege mugenzi we ngo ese mvukana nakana bita Chantal nyine gashikikanye, hari ukuntu katuregaga mu bwenge. Ngoroba ngo ugeze wumva harya mvuga yuko ngo twafashe ya mineke ngo twayiri, none nawe araje ngo Pastor Claude ngo nigeze mvuga ko uri umusambi, wabivuze ore arikumva nigeze mvuga ko uri umusinzi, nigeze mvuga ko uri umusinzi ore nyine twabimenye ko ari umusinzi, twari tubizi se, sibyo? Gikintu mbona aba bantu bambaye umwambaro uri pastoral, hari n'abantu tujya twicara twakora ibigano ngo nkavuza Yesu, turamuvugira he? Turamuvugira he ko aho twakamuvugiye ngo mumwumve ko hatwikirijwe imyanda y'aba bapasiteri? Turamuvugira he? Uri kumva nka mama bitangaza, yego, iyo yicara akavuga ngo Claude ngo yashukiye umugabo, bashuka uwishutse. Ni uruhinja se? Ni uruhinja? Bashuka uwishutse, yego. Surebe ku bica bura cyo zari ikintu kijya kinsetsa ku kintu cyitwa umugore n'umugabo. Buriya mwana ujye ukora tansiyo nubona umugore n'umugabo, ujye ukora tansiyo. Impamvu ngubwiye ngo ujye ukora tansiyo ni ukuntu umugore n'umugabo barwana ukajya kubakiza, wajya kubakiza nk'uko kwa Pastor Claude bahindukira akaza bose bagukubita. Uzi ko no mu buzima busanzwe ariko bigenda, baraguhindukirana
ngene njya mu manza niba ngo ujya gukiza ngo umugore n'umugabo ngo bigenda bite sinibuka uwo mugano wa Kinyarwanda urahara abahutsi buduhe muri commentaire uko ndebera ukuntu bamuhindukiranye kandi uvuze ukuri mu misashize igihe wajyaga zanuza hano ni ku Ruyenzi hajya hirya uri kumva na Pastor Claude yagiye kubunga sibyo se ndi kukubwira nyine ariko barahagarutse papa bitangaza arakubitira aha undi akakubitira hejuru y'iki tekinolojiya nta do mutagira ngo buriya ni ikindi ako nkibaza noneho Claude ko yatuje byagenze gute ariko nanone Roba reka ubundi nidushaka tuze no gusoreza aha hantu ubundi icyo twakavuze nyuma ni nacyo twahereyeho bya bindi wa mugani ngo impamvu udashaka no kuba pasiteri ndimo ndagenda nanasobanukirwa ariko utangiye kugenda ndi kugenda mbyumva kuko aba bantu turimo kuvuga bose bafite iyi titre ya pastorale yego mayide turimo turaseka ariko birababaje aba bantu bose bitwa ko bahagaze imbere y'abantu barimo bababwira Yesu none hari umuntu wagowe umuntu bita Bitseri murangira uvuze wese ati Bitseri rwose docteur ariko docteur Bitseri murangira udufashe undi ati udufashe undi tudufashe ubundi ari nkufashe dusuppose reka nigire we n'urugero nkuba ari nkufashe nafashane umwe arahaguruka ati ndaguhereza ngugeze kuri bene wanyu na mama wanyu namwibagiwe sibyo undi ati nanjye ngende gukena gutya ubundi abarafashe ariko hari ukuntu ajya atanga agasopo yicecekeye aravuga ati ubundi iyo mutashye mubwira abana banyu ko muvuye ku kazi n'umuhanga ndamukunda byataye uko ko hari icyo batavuze buriya aba yababwiye avuga ati ko muri abantu b'abagabo bite ko muri abantu b'abagabo kuki muzana ibintu bye n'ububwa hano kuntu ariko ibi n'ububwa tujye tuvugisha ukuri umuntu w'umugabo arasangiye na mugenzi we basangiriye ahantu abantu batabareba bagarutse hano kuza kubyandika ku karubanda uretse ububwa burenze ubwo ariko umugabo ntago ari uwuzuye ipantaro tujye tuvugisha ukuri muragiye mukoreye ayo mabi aho ngaho mwayagumishije aho ngaho muze kuroga abana banyu ngo bigende gute hakuze umwana kwicara nibyo tujya tuvuga abantu benshi ngo tubafitiye ubu nk'aba tuba tubafitiriye ishyari ishyari ry'ububwo niyo twabagira ishyari uzi kwicara ariko evombera niba hari abantu batajya bita ku bikomere byabo babyaye n'ejo hazaza hari ibintu biba uri kumva agiye kuvuga iki kintu mbabaye sibyo hari ibintu biba abantu bakagira ngo ni ibintu biri aho ngaho turi muri nuza ya AI ikora dubbing sibyo ibaze nk'umuntu yicaye wenda n'urugero yibereye mu gihugu runaka yicaye mu Bushinwa yicaye mu Buhinde yicaye mu Bwongereza akabona Arsenal yambaye Visit Rwanda sibyo uri kumva avuga iki gihugu kimeze gutera agahita ajya kuri YouTube gusacinga agahita hamanuka inkuru basigaye bazihindura mu cyongereza rwose yamanuka agahingukira kuri Pastor Claude ari guhereza ba Abraham n'abandi ngo nibajye kuri ba nyina sibyo yakimuka akavuga ndebe iki gihugu uko kimeze abantu munyumve logique y'ikintu ndi kuvuga ukuntu ari ikintu gikomeye abantu bajye banakora n'ibintu bajye banatekereza uburyo bashyira icyasha ku gihugu sibyo bava aho ngaho bagahingwa kuri wa wundi uvuga ngo n'umwami w'abagore n'uwuhe aha bagahingukira kuri bya bitutsi bye babivaho bakahingukira ku byitwa kakajwi bakibirenga bagahindukira ku cyitwa bijiyo bije sibyo kugeza ku rwego uyu munsi usigaye ujya gusura umuntu umwana yicaye muri dore ko mubareresha amateleviziyo ukumva umwana abwiye nyina cyangwa papa we ko papa ngo ndaguha nyoko sibyo mwebwe mwumva ari ibintu byoroheje ariko muri serivo n'imitekerereze mwangiza societe y'ejo hazaza uri kumva none ikintu kinababaje kuri ako kantu ejo ndumva hari nk'akantu kabonyeho kameze nk'akavideo nyine kameze nk'urubwo buryo umwana akavuga icyo kizamu ukabona barasetse mukadimiye mugaseka come on urasetse umwana aravuga ikintu aravuga mabi hari utundi nabonye kuri TikTok uruhinja uri kumva muganga ari maje kurubyaza ko kundi bavugisha amafoto nyine kiri uruhinja uruhinja ari kubwira muganga ngo nsubiza ahantu mvuye ngo ndabona ibya data na mama ari danje uri kumva iyo tuvuze ngo pasiteri ni umushumba ngaho ndebera aba bantu kandi ngo bashumbye abantu basoza ngo abadiaspora ngo nibabaha amafaranga ngo niyo bari gushaka se baracyaya baho ubundi warogoka buri umuntu gukarabya warwaye reka nibibaho
nta murozi buri umuntu umukarabya ntibibaho ubona ko yarwaye sibyo. pasiteri bivuga umushumba nyine mwumva abapasiteri badushumbye. Narababwiye ngo uri kumva ibyo tubiba nibyo dusarura. Ariko tekereza umwana wa papa ubwo nibitangaza siko bamwita ubwo ari ku ishuri yicaranye na mugenzi we wenda ageze muri adolescence atagiye gutereta yiyandikiriye agakobwa kwa kundi batereta. Nta bitangaza bagira byavuye heze ko nuko papa bitangaza no ngo akoreshwa ibitangaza ariko aranabikora. Ibi ni ibitangaza ntabwo ngo umuntu atanga icyo afite ariko byanze bikunze afite abana. Nejo ubundi yabyaye impamvu bafite abana bakuraho. Yes. Shushanya umwana agiye gutereta yibona akana k'agakobwa kagenzi karakikundiye umutima urukundo nawe uruhata umuntu rurizana agikoze ati rakarakaze nakwemera. Ubwo swa ari indaya nawe uri indaya. Ubwo swa ari umusinzi nawe uri umusinzi. Mwana w'umukuru numva yitwa Prince. Aha. Sibyo. Icyo gikomere uri kucyumva ariko uzi ko bura mu buryo bw'icyaha mushuti wa. Iyo umugabo ari kubeshya umwuka w'ikinyoma wantu ukajya no mu bana be. Iyo umugabo ari gusambana nubwo umugore wawe n'abana baba badahari uwo mwuka uri buze kuko nutaha usoje uraza ufite uhita utamuhuriye ku isahane n'ifurusheti musangire hamwe uwo mwuka muraza mu usangire. Ngaho none reba babawushyize kuri za social media na hano kuri za YouTube. Munda abantu bazi imbaraga zizi mbuga nkoranyambaga nta nukuzi wo gucya gusa ngo tubone views n'amafaranga si umusura ryejo uri kurya umuziro. Babyita umugati w'isoni. Reka dusoze mbarumva ndakaye. Ibi nibyo bita kurya umugati w'isoni urukumva. Abapasiteri benshi nakubwiye ngo bari kurya umugati w'isoni. Naba batavuga urikumva. Ukabona umuntu w'umusaza atamirije imvi ku mutwe urikumva. Hari kubona ibintu byangiza societe ejo hazaza. Uratabaruka tugushingure. Ariko usobanusize. Hari ukuntu bishyiramo ngo abana banjye ngo nabatoje discipline. Mwarareze umubiri umwuka mwaranze kuwurera n'ubugingo mutarabureze. Evo dufite abantu benshi bagaburira abana babo ukabona umwana aratoshya arabyibushye nibyo nahoze ngo umugabo ataruzuye ipantaro umugore ataruzuye igikwembe ugasanga umuntu ebana kumubira aratohaje ariko wareba mu bwonko ugasanga nta kintu kirimo nibo tugwijije ingaruka zabyo se nizi naba abantu bari kugenda nawe nabonye wishe mama we soza ikiganiro ubwo no baraka tugushimire ko ba pasteur ari gutesha abantu gize ubwo ibindi abantu babikurikiye mu bigano byacu bikurikira sawa naho utaha ciao ciao.